Hello guys, ese nawe wajyaga wibaza uti ni gute nazamura Facebook page yanjye igakurikirwa n'abantu benshi? Muri iyi video ngiye kukwereka intambwe zirindwi z'ingirakamaro zagufasha kuzamura Facebook page yawe. Icyo bigusaba ni ukureba iyi video kugeza irangiye kuko ntabwo turi buyigire ndende. Icya mbere ni ukumenya neza abantu bagukurikirana, ukamenya niba ari abantu bakuru cyangwa urubyiruko. Ibi bizagufasha kumenya post ukora bitewe n'ikigero ubona bariho. Niba ari abasaza ukamenya ngo ndashyiraho post zijyanye n'ibyo abantu bakuru bakunda. Icya kabiri ni ugukora post kenshi gahoraho. Kora byibuze post eshatu kugera kuri esheshatu mu cyumweru, kandi wibuke gukoresha amasaha twavuze muri video yabanje. Niba iyo video utarayibonye wareba kuri YouTube channel video iriho. Icya gatatu, koresha amafoto na video byiza kandi wibuke no kubiha title nziza. Ushobora no kujya ushiraho utubazo dutuma abantu basubiza kuri iyo post. Icya kane, koresha Facebook Reel cyangwa Bobini kuko bene utu video duto dukurura abantu benshi kurusha post zisanzwe kuko zikundwa n'abantu bashya, kandi akenshi kubera tuba ari tugufi abantu badukundira ko tutarambirana. Ikintu cya gatanu cyagufasha ni ugukora gahunda y'icyumweru. Urugero ukavuga ati kuwa mbere ngiye kujya posting utubazo dutandukanye dutuma abantu bagira icyo bansubiza, kuko bizatuma ubona comment kuri video yawe. Kuwa gatatu ukavuga ngo ngiye kujya nshiraho utu video duto tw'amasegonda 15 kugera kuri 30 wifashishije thumbnail nziza zigufasha kubona abantu. Nkuko nabivuze, video ntoya zikwirakwira ku buryo bwihuse kandi abantu bazikundira ko zitarambirana. Ugakomeza kubikora gutyo bitewe nuko ushaka kujya upostinga buri cyumweru. Icya gatandatu, saba inshuti zawe kubisangiza nubwo bivugwa ko kenshi abantu badakunze gusangiza keretse iyo ubibasabye mu buryo bworoheje kandi busobanutse. Icya nyuma, koresha hashtag zigezweho cyane cyane zijyanye na post wakoze. Niba iyi video yagufashije bitwereke kandi wibuke kuduha igitekerezo cya video ukeneye ko twagukorera. Murakoze cyane, reka tuzahurire mu yindi video muzamwasabye ko twabakorera. Murakoze, Imana nikomeze ibarinde. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe amasaha meza yo gukora post kuri Facebook ikagira like nyinshi ikaba yakurikiranwa n'abantu benshi. Akenshi aya masaha ashingirwa kugihe abantu benshi baba bari kuri Facebook, ku buryo wapostinga nk'ikintu kigahita gikwirakwira ahantu mu buryo bwihuse.